akora imibare. N'abahungu bacu muri iyo myaka nabo rero ni imyaka yo kureba. Yikubita muri vivante yabona ufashe mikrofone nimemuona asiye ati uri kuri WhatsApp akahava yatse nimero. Yakwikubita restoration yabona undi uri konton ati bese ni imyaka yo kwaka nimero. Mwabasore mwereka mbasabe iyo myaka mwicaremo kudukurikira tubabwira ko uyu munsi wazaniye ikiganiro cyiza cya Pasiteri aratubwira ati wikwigisha umuntu cyangwa se wibesha umuntu ngo uramukunda urukundo rw'umukobwa ruturuka kure nimutamukunda mubyiza nawe ukunda umuziki nk'ukuntu abikora yarigurisha kosha. Uzi ko yariguriye sharupe, uzi ko yariguriye fondete makiyaje y'akadomo kwitama, ategereje ijambo rivuga ko ndagukunda. Mu isakame harimo igisokozo n'akamiruwari, nta kindi ategereje. Ni ijambo rivuga ngo ndagukunda. None ugeze Kimisagara ndagukunda, Nyabugogo ndagukunda, i Remera ndagukunda, Kicukiro uri gutaha muri Kwasteri I love you, ugeze Nyamata ndagukunda. Abantu 40 n'abangahe mwabahungu stop. None nawe uruko ngenda mbese mwabaririmbye mwe mujye mukata bicaho bya gaci. Yamwe mwabajene mwe mbonye ubushumba shyira bigisirimba, ujye usirimba nushaka usirimba usirimbye n'ubundi ni hahandi. Nta heza hiyi si, nta nicyo wakora ngo unezeze abantu. Mujye mukata ni hahandi. Nawe uri kuri sente ujye ukora umva nushaka unakora uhumirije ugati ni hahandi. None se niki wakora ngo unezeze abantu? Hari n'abavuga ngo turabyinira mu mubiri bo bawuvuyemo se. Abavuga ngo tubyinira mu mubiri bo bawuvuyemo. Ujye ukata uko ubyumva ukate, nushaka ukata unaryamye. Merutse kwihereza icyubahiro cy'amaboko n'amaguru, abampugura barampugura ndababwira ati ndi Nyabugogo ko nta wahasanze ndi Marine, wantera inkonji ko nta wahasanze ndi Marine. Cyukata bicaho bya uzaza kuguhugura uzamubwira ati jya mu byawe nziyamamagaye. Oh haleluya. Hari ibitumye byinira Imana. Ariko nabonye sheri wanyemeye, sinjye wabonye nimugoroba bigera ndirangiza mpita njya kureba sheri. Ntazi ubwo warara utamurebye kandi yakwemeye. Nawe ahitambwira ngo akazi ndakarangije tugende njye kukwereka mu rugo. Uzi ikibazo nawe nacyo ngeze mu rugo iwabo, nageze iwabo nsanga mama we aririmba muri korali ya Niba Ture ku Muhima, kandi nari maze icyumweru cyose nigishayo. Icyo cyumweru gitambutse ninjye wari wikwigishayo. Nkajya nkati imbere y'uwo mubyeyi bati naribandima naraje nazi kuwa godi kwikaraga imbere ari uzambera amabukwe. Nyimukubita amaso bitabate na hano barambenze tu birarangi. Akinkubita amaso yitavuga ati yo ati n'umukozi w'Imana, hahirwa uje mu izina ry'Uwite. Aho ngo havamo ibyaha. Aho Yosefu niho yarageze. Hakora intwaro yitwa kwiruka. Ntago hakora kwa Jinara Yesu. Oya ntago hakora kwa Jinara Yesu. Hakora gutibika. Bibiliya yavuze ngo iki? Ngo yumvisha yuko ntatse ntaye hejuru nangiye kumwataka. Uyu nguni muka Potifari z'abantu batagira izina muri Bibiliya. Muka nta zina rye uzigera ubonamo. Nta zina ry'uyu mugore riba muri Bibiliya, yitwa muka Potifari, muka Herode. Abo ni abagore batagira amazina muri Bibiliya. Imbere y'abo ngabo rero ntago hakora kwa Jinara Yesu, hakora marato, fatiraho, hakora kuguruka.
tumuhe igihe kingana iki? Mufite amerwe umva. Noneho ntacyo, ubwo amasaha asigaye yose nashaka yakoresha. Igihe nawe ananirirwa ubwo. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Munyemerere turamukanye, tuzamura ibiganza turamukanye. Imana iduhana umugisha mwinshi cyane. Reka tuvuge amazina yacu. Ni umuco mwiza w'abaganira ijambo ry'Imana kugira ngo babashe kumenyana. Nge nitwa Niyonshuti Theogene, ndi umugabo, mfite madamu n'abana 3, umukobwa umwe n'abahungu 2. Njya nkunda kuvuga ngo ni abana beza basa na se. Ni abana beza basa na se. Turi hafi no kubona n'undi wa 4 kandi nawe azaza asa na se. Nawe azaza asa na se. Shobora kuvuga ngo kubera iki mwese musa turasa. Nunansura uzaza uvuga ko dusa. Ariko na mama we hari aho basa we utazi. Si umwoza se? Ubwo se cya kibibi cyo mu mbavu we urakizi se? Mbese Imana ishimwe ko nanjye mfite umuryango. Ndi umupasiteri, naturutse i Kigali, ntuye mu Gasyata. Turi umuryango mugari mu rugo. Hari abandi basore tubana, twahujwe n'amateka n'ubuzima, bavuye ku muhanda. Nanjye niho niberaga. Yesu yankuye ku muhanda, amagakiza, anyuzuza ubuntu bwe. Ubuhamya nabwo turaza kugenda tubugarukaho. Baturarika baratubwiye ngo tuzatanga ubuhamya. Ubuhamya rero turagenda tubugarukaho uko umwami ari bugenda dushoboza. Turabashimiye abayobozi b'itorero baduhaye ikaze, urubyiruko mwadutekerejeho, natwe tukaza ngo tubane ku ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 39 umurongo wa 15. Insanganyamatsiko bateguye, umurongo ni uwa 15 ndumva. Umurongo ni uwa 15, haranditse ngo maze yumvishe nteye hejuru ntabaje, asiga umwenda we iruhande rwanjye, arahunga arasohoka. Imana idufashe cyane. Reka nongere nsubiremo. Itangiriro 39 umurongo wa 15 haranditse ngo maze yumvishe nteye hejuru ntabaza, asiga umwenda we iruhande rwanjye, arahunga arasohoka. Imana nidufashe. Tuyongera andi dusanga mu butumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko, ni igice cyawo cya 10. Tuhagere vuba vuba. Igice cyawo ni icya 10. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko, igice cya 10 umurongo wa 46 haranditse ngo nuko bagera i Yeriko, akivi Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwa Barutolomayo, umusenzi w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira asabiriza. 47. Yumvishe yuko ari Yesu w'i Nazareti ari we uje, aherako arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Kanongere nsubiremo umurongo wa 47 no tuza gusorezaho, cyangwa se ijambo tugenda tugarukaho. Haranditse ngo yumvishe yuko Yesu w'i Nazareti ari we uje, aherako arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Imana nidufashe cyane. Amen. Dushimiye Imana itwemereye kubana namwe muri iki giterane cy'urubyiruko, kandi nanjye nkaba nkiri muto ntarakura cyane. Nibwo nkivayo, murabona ko ntaratinda, nibwo nkivayo. Natinzeyo ariko nshimye Imana yankuyeyo.
izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Kandi sabiye umugisha abapapa n'abamama baje kwifatanya natwe muri iki giterane cy'abajene, kuko biraza kuba byiza. Buriya turahera mu buto tuzamuke tugeraho namwe mugeze, kugira ngo dukopeze na bariya bari juru. Ningerayo nzaririmba, njyewe utagira ijwi, icyo nzira nakibabwiye, ariko ningerayo nzabona ijwi. Reka mbabaze, Imana izaba iri perezida y'Antoni ari nayo dirije, urumva nabura ijwi? Ubundi imyanya yose izayiharira ya yindi mupfa hano mu isi korari ijya gukora amatora ugasanga habayeho kumobiriza, mbese ugasanga mbese bakoze ibintu, mbese ugasanga amatora ajemo mbese utujyanga. Niyo mpamvu Imana iri kugerayo iratuzi ko natwe turi abadanjeri. Imyanya yose izahita yikubira, izayikubira. Umwanya utazagerayo Imana itanakeneye kubayo ni umwanya wa discipline, kuko tuzagerayo ikinyabupfura tucyujuje, gahunda ari gahunda. Ariko izaba ari dirija, iba ari perezida, ibe y'Antoni. Gerardine yararirimbye aravuga ngo niba izaririmba base simbizi, niba ari zuke, icyo nzi neza ni uko izaririmba, kandi nanjye nzaririmba. Urabona, reba Imana irimo kwa Antoni. Urabona nabura uko ngenda, mbese mwabaririmbyi mwe mujye mukata bicaho bya gaci. Yamwe mwabajene mwe, mbonye umushumba ashyiramo igisirimba, ujye usirimba, nushaka usirimba usirimbye, n'ubundi ni hahandi. Nta heza h'iyi si, nta n'icyo wakora ngo unezeze abantu. Mujye mukata ni hahandi. Nawe uri kuri senta ujye ukora, umva nushaka unakora uhumirije, ugati ni hahandi. None se n'iki wakora ngo unezeze abantu? Hari n'abavuga ngo turabyinira mu mubiri, bo bawuvuyemo se. Abavuga ngo tubyinira mu mubiri, bo bawuvuyemo. Ujye ukata uko ubyumva, ukate. Nushaka ukata unaryamye. Merutse kwihereza icyubahiro cy'amaboko n'amaguru, abampugura barampugura, ndababwira ati ndi Nyabugogo ko nta wahasanze ndi Marine, bantera inkonji ko nta wahasanze ndi Marine. Cyukata bicaho bya uzaza kuguhugura uzamubwira ati jya mu byawe nzi yampamagaye. Oh haleluya! Hari ibitumye mbyinira Imana. Naho ntacyo wakora ngo unezeze abantu. Uba mugufi ngurije, waba muremure nguresha nk'isamba ritagwamo imvura, waba igikaranguru, waba inzobe ngunu, waceceka ngurirata, wavuga ngo wishyize imbere, wananuka ngo waranduye, wabyibuha ngo wayamaze. Niki wakora ngo unezeze? Ujye uzukate, upfa kububyinira data wa twese. Bicaho. Shambo rya gatatu rituma nkumbura ijuru, ariko haleluya haleluya, nitugerayo tuzamenyana. Oh haleluya! Nzajya ndeba umushumba ndebe avuga ati Mana ishimwe kutaguye mu nzira, ndebe bene date za tumenyane, tuzamenyana. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Mwateguye insanganyamatsiko vuga kwirinda icyaha. Kwirinda icyaha, rubyiruko, kwirinda icyaha. Ndumva njye shaka kuvugana n'abamaze kukigwamo, kuko isi ni danje, uyu mubumbe ni hatari. Jo barabaganirije, bambwiye gahunda, barabigishije, mwakoze ibiganiro nk'urubyiruko, ariko nje kuvugana n'abamaze kukigwamo. Cyaha ni kibi, cyita amazina. Cyaha kirangiza kigukura muri sosiyete.
witiranwa n'icyaha ukora. Iyo ukora bakwita umubandi. Iyo urwana bakwita umugome, umurwanyi, umunyamahane. Iyo unywa inzoga bakwita umusinzi. Muri tureka zizize zenge rwedesiya yewe muntu ninde uciye aha. Hari n'izaje zitwa utuginga kandi umuntu bamwitirira izanywa. Ibaza umuntu ahagaze kuri kontwari avuga ngo mpa kagingwa, ubwo se umuntu unyweye akaginga ahinduka iki? Mugi. Iyo usambana bakwita umusambanyi. Zo ni ingaruka z'icyaha cyakira kwangiza. Ariko iri jambo gusambana muzi ubusobanuro bwaryo. Gusambana, fata gusambana ukuri aka kajambo k'inyuguti ebyiri kavuga ngo na. Ubundi ni akajambo kajya ku gikorwa gikorwa n'umuntu umwe kigahita kiba icy'abantu babiri. Kugenda, urumva ni umuntu umwe, nushyiraho na kugendana. Kwicara, kwicarana. Kuvuga, kuvugana. Fata gusambana ukureho na, harasigara ngo iki? Gusamba. Ni igihungu kiri gusamba kigahura n'igikobwa nacyo kiri gusamba, bagahura bose bagahuhuka, bagahinduka iki? Imirambo. Yemwe bantu mumaze iminsi musamba mwenda gushira mu mwuka. Imana ishimwe ko mwageze bugufi bwayo. Imana ishimwe ko urubyiruko rwaduteguriye igiterane. Imana ishimwe ko abashumba baduhaye umwanya kugira ngo twongere tuganire. Imana irashaka kongera kuduhembura tukaba duhembutse. Yeremiya arasenga aravuga ngo Uwiteka utwigaruye natwe tuzaba tukugarukiye kandi dusubize ibihe byacu be nk'ibya kera. Yemwe bantu basanga isengero z'ikizere. Yemwe bantu bahwereye. Haracyari ibyiringiro. Yobu haranditse ngo harakebye ko nta igiti cyaba cyaratemwe rwose ko cyakongera gushibuka. Yewe muntu waje imbere y'Imana we, haracyari ibyiringiro wa mujene ko igiti cyakongera kikagira gute? Kigashibuka. Ngo gipfa kuba igitsinsi kikiri mu gitaka. Iyo cyumvisha amazi cyongera gushibuka nk'igiti kikiri gito. Ni weho wageze hano. Biracyashoboka. Haracyari ibyiringiro. Undi abajene babarwa mu byiciro. Sindi bubyinjiramo kera kaburi cyiciro tugiye tukivuga. Nk'umunsi umwe, ejo undi munsi, bundi guhera mu myaka 12 aho ngo umwana turanamubatiza. Tangiye kuva muri Ecole de Dimanche ashobora kubatizwa. Mu myaka 12 kujya mu myaka 15 ni imyaka yo kumva inkuru. Imyaka yo kumva inkuru, museke weya, urunana, utugurupe ku mashuri muri 6e primaire 5e, bese babatangiye guhana inkuru y'udukuru utwo babonye ku magrupe bihishe, afashe telefone ya mama kayita simbukira ahantu mbese kuri Google. Ubu bintu byose ubu ngo dusigaye tubabyara bakanuye bara. Aho ngo haba harimo agatwenge kavuga ngo bese ukabona bafite udushya bari kwadukana. Sinirirwa matinda nana kuva mu myaka 15 kuzamuka kugera muri 18. Ibari ya myaka atangiye kumva yuko afite ijambo mu rugo. Kubyumva neza yageze seconda. Mwamupakiri ukagira ngo na amajyambere. Dora gashale yaragiye kwita mama kagaruka avuga ngo yes mare. Wagira ute uretse gukanura gusa urubyiruko rwategura igiterano ugasindagiza ukahamugeza iminsi kisunika. Ekadaka kwatinda nigereraho mbona turi mu myaka 18 21 ni imyaka ku bakobwa yo kurambagizwa. Aho ngaho rero niho haba yavuga ngo tumukwe bagarira yose ntuzirizera nirizabe. Hogo hakora imibare. Nena abahungu bacu muri iyo myaka nabo rero ni imyaka yo kureba. Yikubita
akikubita muri vivante yabona ufashe mikrofone nimemuona siye ati uri kuri WhatsApp akahava yatse nimero yakwikubita restoration yabona undi uri konton ati bese ni imyaka yo kwaka nimero mwabasore mwereka mbasabe iyo myaka muyicamo ariko ntuzanyanyagiza ijambo ngo uribwire ubonye rivuga ngo ndagukunda. Oya, iriya jambo riraremere n'uribwira amaze imyaka 21 aritegereje. Mukaheloni abo ni abagore batagira amazina muri Bibiliya. Imbere y'abo ngabo rero ntago akora kwa Jinareso, hakora marato fatiraho, hakora kuguruka. Kugira ngo Yosefu ava imbere y'uriya mugore agira ngo byari byatangiye uriya munsi. Se gusoma hera kuri 14 hejuru 13 14 urabyumva neza. Yakoze amajeste akajya mutuma ubusa kugira ngo batindane. Baba ari mu gikoni ngo arigiye muka Potifari yajya gategura gahunda zo guteka gagatumira abaja bose na prita abandi badamu b'ababosi b'abayobozi ngo akabaho gahunda yo kurya ibiryo biteke. None ngo yatumira abo bantu babagenzi biwe bakomeye gahunda ari ukurya ibyo biteke ngo bajye mu gikoni nabo bumva uko bimera guteka baja batabatekeye. Ngakavuga ngo bose tubirukana baja ariko harimo agasore nshaka ko gasigana natwe muri kwizina kugira ngo tujye tugatuma. Ako kitwa Yosefu ngo muka Potifari yumvaga ari fiyeri no kumwereka abandi bagore b'abayobozi aho ngaho mw'Egiputa. Yosefu yari umusore mwiza w'uburanga niko Bibiliya ivuga. Ngo baba bari gukata karoti umwe akarangara umugore wa kana akantumbaze babagore badafite amazina mukanaka yaba ari gukata karoti akaba ari ikebye muka Potifari akaba ati nibgukica basenga intoki narazimaze. Yosefu yari umusore mwiza w'uburanga ariko nubwo ari umusore w'uburanga ashaka gusambanwa n'umugore w'umuyobozi aravuga ngo biragatsindwa. Hari yavuganiye nanjye mu nzozi biragatsindwa. Hari yandinze bene mama banjugunya mu rwobo biragatsindwa. Shobuje yampaye byose ngo mbiyobore ariko weho kirazi. Bene data tujyana mu ijuru rubyiruko munyemerere mbabwire ngo hari kirazira. Iyi myaka 25 ni imana yo gushaka icyo Imana ibivugaho ariko ni n'imyaka yo kwirinda. Myaka yo kandi atari ukwirinda gusa uvuga kwa Jinareso kwirinda wirukanka. Ahangaha mucakirira mu cyumba ntago Yosefu yavuze ngo ariko ntuzi ko ndi umwisiraheli ariko si ubwo wambabari toka reka da ahangaha n'ukwiruka. Ntago wavuga ngo toka Satani mwene David kari mwene so ni mwene nyoko. Umva nkubaze kari mwene so ni mwene nyoko mwose rimwe. Harabuganiriza muri biro ngo nukuri pastor ngo nukuri nabonaga ari mwene data numvaga atabitinyuka akiriza ari mwene nyoko se mwose rimwe. Akora marato debera ukwegera ariko ntumukoreho mubwire ngo araho biba ngombwa ko umuntu yiruka murebe kina marato ukiniki. Haraho biba ngombwa ko wiruka ugafatiraho. Imyaka 25 kuzamura kugera muri 30 ni irindi korosi riba ritangiwe mu buzima bw'urubyiruko. 30 ese urumva atari indi mvugo se? 18 25 tuba tugiye uta 30
30, 40, ni imvugo yindi, ni ikorosi. Iri korosi mushumba likata bavuganye nayo, likata iri korosi ryitwa mirongo, haba ku bahungu haba ku bakobwa, likata uwakoresheje 25 neza. Mirongo uwo ntago aba agikerererwa, agitega uko abonye akazi. Ngo menshi ngo zajemo ahita uko abonye akazi. Kandi natwe abayobozi iyo turi gutora abazayobora abandi, tureba nyine abageze muri mirongo, kuko nta gahunda baba bakica. Abacungiye ku ijambo rivuga ngo kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma niryo riba rimufasha. Aba mirongo niryo riba ribafasha. Nta jambo Imana ivuga ngo rigira gute mu gicuku cyanyuma. Iyo ni mirongo y'abantu bakubiswe b'urubyiruko, bahanze amaso kuri Nyagasa, bahanze amaso kuri nde, kuri Nyagasa. Amen, amen. Yesu ashimwe, Yesu nashimwe. Uko ukoresha imyaka yawe neza, niko bibura no kuzubaka urugo rwiza. Uko utegura imyaka yawe nabi ukayikoresha nabi, niko uzagira urugo rubi. Niko uzagira urugo rugize gute rubi. Mu kurambagiza sorezaho, njye Imana ishimwe ko nabonye unyemera. Imana ishimwe mushumba, nabonye unyemera. Bari barambenze, barankujeho, ziko ntawe upfata mwaye we, ziko nanjye bambenze, kandi njye bambenze nabi. Ubundi undi uramuhamagara ntakwitabe, mwahura akagusuhuza atabishaka, n'amakuru uri kugenda wakira hanze ukumva ko bakubenze. Hari ugize gutya akahita yumva neza, ubundi hari ibimenyetso bikwereka, ugakuramo akawe karenge hakiri kare. Hamagara ntakwitabe, mwahura akagusuhuza areba i Nyamata, kandi muri Nyabugogo, muri Gogosi. Gogosi murahazi, niko gasima kanjye. Wamubwira ati kutayifashe ntayo nabonye, aho uyiboneye wimbaza byinshi ndi kwihuta, ugakuramo akawe karenge. Nge rero yambenze twicaranye, yarampamagaye musanga iwabo,